Mbahe ikaze mwese inshuti, abavandimwe, umuryango, igihugu cy'u Rwanda muri rusange, twese abanyarwanda bakunda rero umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Muri aya masaha mfashe umwanya kugira ngo dushimangire ukuri kwawe kugaragara ku by'urupfu rwa Gogo Gloriose witabye Imana kuri uyu wa gatatu w'icyumweru. Ni mu gihe ibinyamakuru byinshi byagiye byandika ku burwayi bwa Gogo, uko yapfuye, icyamwishe, ariko ugasanga turimo gushaka amaviyuzi, ariko ibingibi ntabwo ari byo, ibingibi ni ukwibeshya. Hari rero amakuru avuga ku rupfu rwa Gogo ko yapfuye, ndetse ngira ngo rero abantu bakwiye no kuba bamenya muri uyu mwanya, ntabwo ari umwanya wo kuzana ngo Gogo yari afite umwana, wo kuzana ibibazo Gogo yagize, amateka ye n'ibindi bidafite umumaro muri sosiyete, ahubwo dukwiye kumenya ibyatunga ubuzima bwacu, ndetse tukamenya n'uburyo dukwiye gusabira umuvandimwe wacu watuvuyemo. Dore uko urupfu rwa Gogo rwagenze, ndetse dore amwe mu magambo yavuze bwa nyuma mbere y'uko ava muri ubu buzima. Gogo Gloriose rero ubundi amakuru avuga yuko Gogo yishwe n'indwara yo mu bihaha, dore ko yari yagize amaraso ku bihaha. Indwara y'ubuhumekero niyo zozo Gogo yazize, dore ko yagiraga n'ikibazo cyo kwikubita hasi, cyo guhera, nk'uko yagiye abigaruka mu biganiro yagiye agirana n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Gogo rero abantu batandukanye bagenda bamwita Dr kuko yagiye afasha abantu benshi gusabana n'Imana, kwisobanukirwa mu buzima, no kumenya yuko nta hantu Imana yakura umuntu, nta n'ahantu itamugeza. Iryo ni ijambo rikomeye Gogo yasize abitse mu mitima y'abanyarwanda. Kuri 30 z'ukwa munani Gogo yavuye mu Rwanda, ajya muri Uganda mu gitaramo mu karere ka Kakumiro district, aho rero batangiye kubona ibimenyetso ku munsi wa mbere y'uko Gogo burya ngo yari ari kubasezera. Muri performance yakoze bwa mbere, Gogo yagendaga akubita abantu batarimo kuririmba cyangwa se kuramya Imana, akagenda bakuraho kugira ngo baramye Imana, ariko abantu ntabwo babashije kumenya muri make icyo yari arimo aravuga. Gogo yakoresha imbaraga nyinshi cyane ku munsi wa mbere wa performance ye, byaje gutuma ku munsi wa kabiri kuri 31 abari bari kumwe nawe bamanaginga bafashe umwanzuro wo kumubwira ati rwose performing iminsi biri kurikiranyije, urananiwe cyane, ahubwo ruhuka. Muri iryo joro rero bagiye Kampala, aho baje gushakira aho baza kuruhukira, aho rero Gogo yaje kugaragaza ibimenyetso bimeze, bakunze kubyita eclipse, cyangwa se ibimenyetso byo kuba yakwica gusa, yahwera, akabura imbaraga, guhumeka bikanga. Barayibonye rero, ariko ntibagira icyo babikoraho, dore ko bavuga ko manager we ndetse na BKM bavuga ko ibi bimenyetso biri mu byagaragaraga na mbere y'uko ajya muri uwo muziki. Babifata nk'ibintu bisanzwe, ntibabyitaho, ariko bigeze ku isaha y'saa moya biza gukomera cyane. Babona ko guhumeka birimo kwanga, ndetse uri kubona ko ari gushaka guhera. Baza kumujyana kwa muganga, abamujyana mu bitaro. Ni mu gihe ku munsi wakurikiyeho rero, ari ku munsi wa gatatu w'iki cyumweru, Gogo yaje kwitaba Imana azize rero ikibazo cyo mu bihaha. Ni mu gihe abenshi bagiye bagaruka ku burwayi bwe, bavuga ibintu bigiye bitandukanye, ngo yatanzwemo ibitambo. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo rwose. Namwe abantu badukurikira, mujye rero mushishoza, mumenye neza amakuru mukwiye kumenya, ayo mukwiye kwakira, ndetse aho mubona bitameze neza mushyire umucyo ahagaragara. Gogo rero yishwe kuko Gogo apfuye kubera ko azize indwara yo mu bihaha, dore ko Gogo Gloriose urumva ko yakoresheje imbaraga nyinshi. Ku bantu bari bamuzi no mu mvugo ye, wabonaga ko avuga atameze neza. Yanavuze yuko rwose umubiri wakujyana kure y'Imana, ko umubiri umubabaza cyane, mu mutwe we atameze neza, mu guhumeka ko atameze neza. Ni ibintu bwe Gogo yivugiye mbere y'uko ava mu buzima, kuva mu ntangiriro yo kwinjira muri gospel. Yavuze ko rwose atamerewe neza. Gogo rero ntabwo ari umwanya wo kumukoraho ibiganiro byinshi tuvuga ibidafite gahunda, ahubwo ni umwanya kugira ngo twibuke neza uko yagiye afasha abantu benshi mu muziki,
hari abantu benshi batabaza ko Imana yafata umuntu nk'uriya ikamuzamura, hari abantu benshi bari barihebye Gogo yazamuriye izina akabafasha kwegerana n'Imana, mbese Imana imuri uko ridashira. Nkunda kubabwira ngo rero twibuke umuremyi wacu mu gihe cy'ubusore bwacu. Ndashima cyane leta y'u Rwanda, ambasade y'u Rwanda muri Uganda yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo umurambo wa Gogo ugezwe hano mu Rwanda i Rwamagana aho avuka. Mbashimira cyane rero ku gikorwa bakoze cyiza cyane cyo kuzana Gogo Glorious. Turagira ngo rero tubabwire yuko muri amasaha bamaze kumenyekisha Gogo Glorious, amakuru agezweho mu mwanya muto zo gukurikira, ndaza kuba mbamenyesha igihe azashyingurirwa n'uko azashyingurwa. Nshuti bavandimwe, dukomeze gusenga dukora Imana mu gihe cyacu tukiri bato cyane, twirinda amakuru y'ibihuha, twirinda amakuru atadufitiye umumaro. Kora subscribe kugira ngo n'andi makuru yose ujye ubona 5 kuri 5. Imana ibahe umugisha kandi bahe amahoro. Murakoze. Mbahe ikaze mwese.